guteza imbere discount card mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Koroshya uburyo bwo kwivuza hakoreshejwe ikoranabuhanga. Guhera ku mafaranga 30,000 wayigura nawe. Kwivuza kuri make kandi tukazigama. Abafatanyabikorwa dukorana nabo bagiye batandukanye, harimo nko kuri Senja, Nyamirambo, ahahoze ari kwa Nyirinkwaya, harimo kwa Dr Kayitesi hano mu mujyi, harimo kwa Nyirinkwaya, harimo kwa Kanimba, kuri MBC, Kigali Citizen Proclinic, hakaza za Oreb Clinic, hakaza Iramiro, hakaza Medilab, hakaza Shema Clinic, hakaza Bella Vita Medical Clinic hano imbere y'ikibuga cy'indege, hakaza n'andi mavuriro agiye atandukanye. Dukora mu bihugu bitandukanye, ntago dukora mu Rwanda gusa kuko dukorera mu bihugu bigera muri 5 cyangwa se 6, harimo Zambia. Abantu bari Zambia bakeneye serivisi zacu bazibona hari Rusaka mu mujyi, abantu bari Kongo Igoma turabashuje cyane kuko naho hari ibitaro dukorana, abantu bari Bukavu hari ibitaro dukorana byitwa Green Hope Life, abantu bari Dubai rwose biroroshye cyane ukorana na HPG, uwo rwose biroroshye kugeza ibicuruzwa mu Rwanda. Abari mu Rwanda batuma ibicuruzwa biroroshye, abantu bari mu Bushinwa biroroshye, abantu bari mu Buhinde rwose kwivuza kuri twe gukoresha medical discount card biroroshye. Muri make dufite abafatanyabikorwa benshi za Unique Pharmacy, za Itoto Pharmacy, Zabaho Hospital, Zabaho Medicine Center. Turimo turashaka no kwagura ibikorwa tukagera ku mugabane w'Uburayi nko mu Bubiligi, abantu bari Canada, Quebec City tubafite ku mutima kuko kugeza umunsi hari kaminuza dukorana. Biroroshye cyane ubu twaguye imipaka, abakerarugendo dusigaye dukorana byoroshye cyane kuko bisigaye biborohera kugera mu Rwanda bakivuza, bagira no hanze iwabo mu bihugu baturutsemo bakivuza. Ama equipe akoresha abanyamahanga biroroshye kumwishyurira medical discount card, akagukinira agakinira equipe umuvuza, nta mpungenge uwo mukinnyi agira zuko nataha cyangwa nasezererwa na equipe medical discount card zabirangiye, kuko abenshi mu bihugu baba bakomokamo biba byoroshye ko bakwivuza bakoresheje medical discount card. Kandi medical discount card ifasha ingeri zose. Byari ikibazo muri nutrition, mu nutrition atandukanye byagoranaga abantu kubona serivisi muri nutrition, ariko uyu munsi barahabwa serivisi neza, ibyo bakeneye, imiti bakeneye cyangwa se ibindi bintu biba mu supplement nkuko mubizi bisanga bitoroshye bihenze. Ariko uyu munsi ukoresha medical discount card arabasha kubibona. Abantu bafite ibibazo by'amadiabete biraborohera cyane, byari bigoye kubona imiti y'abadiabetike, ariko uyu munsi twagerageje gukorana n'inzego zose zishoboka zaba iza leta n'iz'abikorera ku kijyanye no kugira ngo babone iyo miti. Biroroshye cyane rero ubu ngubu bisigaye biborohera. Abantu bagiraga ibibazo by'uburwayi bukomeye cyane bibasaba kujya mu Buhinde, bibasaba kujya za Maroc, za Djibouti, uyu munsi biroroshye kuko muri ibyo bihugu twagiye dukorana nayo n'ibitaro bitandukanye, ndetse nk'abo mu Misiri bo banafunguye n'ishami ryabo mu Rwanda. Abantu bakiriya bacu bajyaga kwivuza mu Misiri ubu ntago bakijya mu Misiri kuko ibitaro byabo byaje mu Rwanda. Abahinde nabo ivuriro ryabo dukorana nabo barenda gufungura ishami mu Rwanda. Urumva ko bigenda byoroha. Bega abakiriya bacu tubafata neza. Iyi ni scheme yaziye igihe kuko
byari ngombwa twagombaga kureba ikibazo kijyanye n'ubuzima bwacu kuko buriya kwirinda biruta kwivuza. Ubundi byakabaye itegeko ko umuntu wese agira ubwishingizi ariko ntago tunganya ubushobozi gusa burya kwirinda biruta kwivuza. Muri make urebye HPG yaziye igihe kandi dufite intego zo kwagura imipaka, tukagura imbibi za HPG tukagera mu bihugu bitandukanye hirya no hino. Turashaka gukorana n'ibitaro mpuzamahanga bigiye biri mu bihugu byinshi kugira ngo turebe ko umushinga w'Abanyarwanda, cyane ko HPG ntabwo ari kampani yaturutse hanze y'igihugu, ntabwo ari kampani yaje wenda izanwe n'abanyamahanga, ni kampani nyarwanda, ni proje y'Abanyarwanda, ntabwo ari proje twakuye ahandi, ntabwo ari ikintu twakopeye ahandi kuko medical discount card ni serivisi nshya isa nkaho yaje ari nshya kandi izanwe n'Abanyarwanda. Twatangiye tugira ngo turebe niba ifite imbaraga ku buryo twayishyira no mu bindi bihugu, ariko twaje gusanga ahubwo yari ikenewe kurenza uko twe twabitekerezaga kuko kugeza uyu munsi twatangiye. Urumva iyo ugitangira utangira uri umwe, muri babiri, batatu, mukagera ku 10, mukagera ku 100, ariko uyu munsi tumaze kugera ku bakiriya benshi cyane bagera ku 80,000 birenga. Tumaze kugera ku mavuriro arenga 80% by'amavuriro dukorana ya prive. Uretse ko tutanazakorana n'amavuriro ya prive gusa, turi kureba n'uburyo dukorana n'amavuriro ya leta. Hari ibitaro bimwe na bimwe turi kugenda tuvugana nabyo bikomeye muri leta, ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu budahwema kutugira inama, kutwegera, bukadufasha mu bikenewe byose kugira ngo iyi proje y'urubyiruko by'umwihariko ibashe gutera imbere, ndetse n'ubuzima bw'abaturage tuba dusa nkaho tubungabunga. Uriya umuntu aba agomba kubungabunga ubuzima bwe, ariko nanone iyo uzanye ikimufasha kugira ngo ubuzima bwe bugende neza birafasha. Tugira rero inzego zitandukanye, ntabwo dukoresha medical discount card gusa, ariko tugira n'inama abantu batandukanye, abafite indwara ziri chronique. Hari abantu usanga bafite indwara ziri chronique akumva ko niba arwaye indwara ikomeye, yumva ko nyine ubuzima bwe burangiriye aho, yumva ko yitakarije icyizere, akumva nta kindi kintu yafata yakora. Oya, abo tubagira inama. Niba urwaye diyabete ntabwo ari ryo herezo ryawe. Diyabete ni uburwayi umuntu agendana ariko akubahiriza amabwiriza ya muganga. Nanone ntiwayirwara ngo ugende utera agati mu ryinyo, ubure gufata imiti, ubure gufata ibyabugenewe, wiyiteho. Bisaba kugira ngo wiyiteho. Ikindi twari dufite ibibazo bitandukanye, cyane cyane ku bantu barwaraga nk'indwara z'igice cyo hejuru mu buhumekero, amatwi, kutavuga. Ibyo nabyo byaratugoraga cyane, byadusabye imbaraga nyinshi kuko byadusabaga kugira ngo tujye hanze y'igihugu, tujye kugira uburyo dushaka y'ubuvuzi buteye imbere. Ariko today, uyu munsi biroroshye cyane kuko mu Rwanda dusigaye twaragize amahirwe, dufite ivuriro rikurikirana ibyo bintu. Hari abantu benshi usanga atumva akavuga ati mfite ubumuga bwo kutumva. Ntago kuba utumva byonyine, kuba uzi kutumva ntago bikwemera ko ufite ubumuga bwo kutumva, ahubwo ushobora kuba ufite uburwayi. Ushobora kuba ufite uburwayi butandukanye, icyo ni kimwe. Kuba utavuga neza ntibivuze ko ari ubumuga ufite. Ushobora kuba ufite uburwayi. Niyo mpamvu rero abantu bakwiye
gukoresha medical discount card kugira ngo babashe kumenya nyakuri niba koko ibyo bakeka ko barwaye koko babirwaye, cyangwa se bakegera n'ibitaro bibegereye dukorana cyangwa n'ibikorana n'izindi nzego zitandukanye bakabagira inama y'ubuzima bwabo. Muri make urebye HPG ni company yaziye igihe, ni company buri munyarwanda wese cyangwa se n'umunyamahanga wese uzi agaciro k'ubuzima abamo, ubushobozi yaba afite bwose biroroshye cyane, aho yaba aherereye hose mu bihugu bitandukanye yabona serivisi zacu, by'umwihariko mu Rwanda muri buri murenge wose w'igihugu tuhafite abakozi, ibitaro byose dukorana tuhafite abakozi, bivuze ngo aho wajya hose ukeneye serivisi zacu wazibona, cyangwa se ugahamagara telefone igendanwa yanjye ariyo 0782 49 5907 0788 49 59 07, cyangwa ukandika kuri email ya company ariyo sigabanya@gmail.com, cyangwa ugasura imbuga zitandukanye Twitter wadusangaho wanditsemo Health People Group, Instagram wadusangamo wanditsemo HPG Rwanda, page ya Facebook wanditseho Health Promotion Group, cyangwa se ukandikamo Health People Group, zose wazibonamo. Ugasura imbuga zacu zitandukanye cyangwa na website www.hpg.rw. Aho hose ni ahantu wakura amakuru yacu atandukanye, cyangwa mu bitangazamakuru bitandukanye. Ugiye ukandika muri Google HPG Rwanda wabona amakuru atandukanye, by'umwihariko ugiye kuri channel yacu ya YouTube ukandikamo HPG Rwanda TV, rwose ibiganiro byacu urabikurikira, ibyo tuba twagiranye n'inzego zitandukanye za leta, iz'abikorera, abareberera ubuzima bwacu mu buryo mu buzima bwa buri munsi, abo bose wabageraho, byose wabibona. So ndagushimiye rero, ngwino nawe twifatanye nk'abanyarwanda twiteze imbere, tureke kwitinya.